Ibintu tubonye umuntu umanitse mu giti ariko tugize ubwoba. Ubwo twese twahuruye n'abantu benshi turamanuka dusanga ahagaze bamumanitse mu giti, ntabwo twamwegereye abayobozi bo. Hari ubujura bukabije. None bigeze ubwo tuhasanga imirambo. Ko nari muzi nta kibazo kidasanzwe, uyu muntu agera ku rwego rwo kwiyahura ariko afite ibibazo byinshi byamurenze. Mbega nyine nta muntu mu kazi yarafitanye nawe ikibazo kidasanzwe. Birababaje kuko n'uwari wese ashaka kuyibona gutya, uwari wese biramubabaje ko ntago abantu bahurura gutya ari ibintu byiza, ni ibintu bibi. Ni inzira ni nyabagendwa. Ariko noneho nta konano abari mu ijuru nka gutya umuntu abure na saa 2 z'ijoro umugezi wa nabi yakwiciramo hariya. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Sevarante. Yes, reka nizere ko abantu badukurikiye mumeze neza mu bice bitandukanye, abakunze urugendo online TV bari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ngende twasamu gakire turakomeje urugendo rwacu nkuko musanzwe muzi ko tugenda hirya no hino. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru itashimishije abanyarwanda na bamwe mu bantu twasanze hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo akagari ka Kagogo n'umudugudu wa Dusenyi. Aho niho twazindukiye gufata inkuru. Urabona ko hari abantu benshi cyane, n'urupfu rw'amayobera. Umwana w'umusore wo mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 25 na 30 yasanzwe mu ishyamba amanitse. Hari mu gitondo rero uyu munsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2025 mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo bamwe mu baturage bari bazindutse berekeje mu kazi. Aho n'inzira inyura mu gishanga bita Rufigiza gihuza Kagogo ndetse na Gasanze, aho abantu bari bari kunyura mu nzira iri kuri iryo shyamba bazindutse bagiye mu kazi. Bahasanga umwana w'umusore umanitse mu giti cy'umwembe kiri muri iryo shyamba, yamaze kwicwa n'abagizi ba nabi batari bamenyekana. Abaturage rero babashije guhamagarana kugira ngo barebe ko hari umuntu wamenya uyu mwana ari inde, bamenye ko hari umuntu wamenya uyu musore ninde umuzi se yabagahe. Ariko twabashije kwagera nka Inside Rwanda TV n'urugendo online TV dusanga abaturage n'inzego z'ubuyobozi zibanze zahageze, polisi na RIB, ariko bakiri kubasha kubwira abaturage buri wese agende yitegereza mu maso arebe nimba ashobora kumenya inde. Byari bitari byamenyekana uko amasaha yagiye akora, inzego z'umutekano zikomeza kuhaza n'iperereza rikomeza, nibwo haje gusanga ko uyu musore yakoraga kwa Gatera. Yari umwe mu bakozi bo kwa Gatera. Bagenzi be nibo baje, ubona ko bagize agahinda. Hari nabo twabashije kuganira, twaganira n'ababyeyi. Ikindi kandi abantu bamenye ko iri shyamba abaturage baha rwose barasaba ubuyobozi bati ubuyobozi mudufashe iri shyamba muri vaneho, kuko si rimwe si kabiri ntago bwaro bwa mbere n'ubundi iri shyamba ryegereye igishanga cya Rufigiza ritegerwamo umuntu. Ikindi hari n'umubyeyi twaganira tubwira ko mu minsi ishize hari bamwamburiyemo telefone. Hari n'ubundi bugizi bwa nabi bujya bubera muri ishyamba rimwe na rimwe, nubwo inzego z'ubuyobozi ziba zabifatiye ingamba, ariko abaturage barasaba ko byakazwa, byaba byiza hakaza no kubaho uburyo ryakurwaho, kubera ko ni inzira ikoreshwa cyane cyane n'abantu bataha igasanze banyuze Kagogo. Ntago bakoresha umuhanda wa kaburimbo, ahubwo bamanuka muri iryo shyamba, cyane ko ariyo nzira ya bugufi ku banyamaguru. Ikindi kandi abantu bavuga ko abantu benshi bakora mu Gakinjiro ka Gisozi bataha igasanze ariyo nzira bakunda gukoresha cyane. Yego ngayo ngukore twaganiye n'abantu benshi, inzego z'ubuyobozi zahageze, RIB iracyari kugenda ikora iperereza. Uburyo yishwemo buratangaje cyane, kuko umureba aho amanitse mu giti, kuko bamumanikishije umukandara, bafata ukuboko bagushyira ukuboko kwe bagushyira mu ishami ry'igiti.
baze kugaragaza ko yiyahuye, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko n'umureba abaturage twaganiriye babashe kujya kumureba nyine bareba ko bamuzi, bagiye bavuga ko ikibazo bari kubona ko ashobora kuba aticiwe, ahubwo ashobora kuba yazanywe yishwe, kandi yishwe mu buryo navuga ko budasobanutse cyane, kuko nta maraso, nta hantu bamuteye icyuma. Yego, inkuru rero irababaje cyane, abajene bakoranaga n'uyu bababaye cyane, ariko nanone inzego z'umutekano nazo zafashe ingamba z'uburyo bagiye gukora uburyo bwose bushoboka muri iryo shyamba hakajya umutekano. Twaganiriye n'abantu benshi rero, reka tubareke mukurikirane iyo nkuru mumenye. Hari abavandimwe twakoranaga ubwo twari duhari, hari n'abatabashe kutuvugisha, hari muri umuntu wari uhageze w'umumotari ariko utabashije kuvugisha itangazamakuru ryahereye bitewe na situation yari arimo, birumvikana. Yego, ni inkuru ibabaje, ni inkuru idashimishije. Haracyariho nyine abantu bafite umutima mubi, abantu benshi batese nk'uyu mwana, abantu bamuzi bati haba ari nyir'urugo yakodeshaga muti rwose uyu mwana ari umunyamahoro, haba nabo bakoranaga bati yari umunyamahoro cyane, ariko nyiri igipangu yakodeshagamo yatubwiye ko yaherukaga kumubona kuwa gatanu ataraherutse gutaha. Ubwo urumva ko abantu bamwisha bashaka kuba ari, ikigaragara nuko ari ibintu byateguwe cyane, wenda iperereza riraza kugaragaza byinshi cyane kuri uru rupfu. Ubwo turaza kubakorera n'indi nkuru iza gukurikiraho abantu ababuze uyu muvandimwe, inshuti ze n'abandi bantu bese n'abanyarwanda bose. Inkuru idashimishije, mukomeze kwihangana. Yego, ndatangira ngo komeza wihangane, ubuze umuntu wawe, ubuze umuvandimwe. Uyu umuntu witabye Imana cyangwa se wishurwa gashinyaguro wari umuzi? Ndamuzi ko turakorana n'inshuti yanjye. Inkuru yakugezeho gute? Uhageze none abantu bose, haba urwego rwa RIB na polisi bari bahari bari kureka abantu bose bakareba habuze umuntu umuzi, wowe amakuru wayamenye ute? Wayahawe nande? Natwe nyine abaje hano nibo baduhamagaye ku kazi, batubwatana umuntu mukorana witwa Nshimyumuremyi Vedaste, nibwo barebye ku ndangamuntu ye, uwo muntu nyine muramuzi? Tamwana turamuzi, turareba tubusanga we ntiyakoze, nibwo tubuhamagaye nimero ye twumva niriho, twakora ku kazi tuza twiruka, maze kumureba nyine mbona niwe, nta kindi nyine. Ejo mwari muri kumwe? Oya, twari turi kumwe kuwa gatandatu. Wenda ko mwigeze muvugana ngo umenye amakuru ye cyangwa se umenye nimba twirukana kuwa gatandatu nibwo twaganiraga bisanzwe nyine, ariko nta kindi nta ikibazo yigeze amubwira afite cyangwa se kidasanzwe. Nyine ibibazo nyine ntibya rusange, ariko cyo gutekereza kuba yapfa cyangwa se byagira ntacyo cyo nzi. Yari umuntu wese ute mu kazi n'abandi bakozi? Wenda mu kazi rusanzwe yari sociable, umuntu usabana na buri wese, mbega nyine nta muntu mu kazi yari afitanye nawe ikibazo kidasanzwe. Yarakira umusore? Yego, hano yari umusore. Kuko hari nk'igihe umuntu avuga ati wenda hari nk'abantu bari bafitanye ikibazo bashobora ko ari bo bamuteze bakamugirira nabi. Njye nawe nzi ko kugeza ubu ngubu nyine nta nyine icyo kintu ngo kuba uko muzi, nta muntu nawe narenzi bari bafitanye ikibazo wenda ntanamukeka, ariko nawe nyine yarari hano i Kigali nk'abandi bose ashakisha. Avuka he? Avuka mu majyepfo, ntago nibuka, ntago umutwe urimo biraza neza ko nyine ntago ari uw'inaha i Kigali. Hariyo babashe kuhagira, ubona hari uburyo wenda abantu bahageze babonye uburyo yishwemo, bamwe bati abamwishe bamumanitse wenda kugira ngo babashe kuvuga ko yiyahuye. Uko bigaragara nuko njye mubonye, ni abantu bamwishe bakamumanika, ko imbaraga afite n'agatamanitseho ntago arizo kwitendeka arangwa abe yapfashire mu mwuka. Ikibazo afite yarasanzwe afite mu buzima, wenda gishobora kuba cyatuma yivutsa ubuzima uko wari umuzi. Ko nari muzi, nta kibazo kidasanzwe, uyu muntu agera ku rwego rwo kwiyahura ariko afite ibibazo byinshi byamurenze, ariko nta kibazo cyo kumurenga yari afite, byari ibibazo bisanzwe duhura nabyo mu buzima busanzwe, ariko nta kindi kibazo kindi yari afite.
bine reka tubiharire inzego z'iperereza wenda turaza kubimenya ariko ukomeze wihangane na bandi mwese mwari mumuze mwihangane. murakoze. Muraho neza? Yego amahoro. Utuye hano muri no quartier ni mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu umudugudu wa Dusenyi. Hano ni inzira imanuka ijya mu gishanga cyitwa Rufigiza nyirango abantu benshi barahazi ugi Gasanze. Hano hantu yego ahiciwe n'ishyamba hiciwe umuntu bamumanika mu ishyamba n'ubunyirangara cyamanitsemo hariya n'ubwa mbere nk'umuntu utuye hano wenda hashobora kuba habayeho igikorwa nk'iki cyo ubugizi bwa nabi. Ibyo bintu rero yananga mu quartier bireje kuko sibo bwa mbere impfu zirimo kuba hano mwe mihanda ne umuhanda umanukanyira agafaranga ariko mu byifuzo ari ko byagenda gutya nk'abantu tubyifuza hakagombye kuba ibi byose amashyamba bayakora bakahubaka ahantu hakabanya bagendwa kuko ntago bizacika kuko n'ubugome burimo. Usanzwe hano muri iri shyamba se abantu bajya bategera handi siremwe se kabiri ubibona ariko n'ubwa mbere umuntu yashaka kuba hasanzwe yapfuye. Birababaje kuko n'uwari wese ashaka kuyibona gutya wari wese biramubabaje ko ntago abantu bahurura gutya ari ibintu byiza ni ibintu bibi cyane gusa nk'abantu nkuko wenda wafasha abantu benshi amakuru ariko ibyifuzo n'ibyo akagombye kuba byose byava ibintu bikava. Ibyifuzo by'abantu mutuye hano hafi muti iri shyamba riramutse rivuyeho wenda ntabwo abantu bajya bahaga ibyo byakongera kuko nta waca hano cyangwa cana ruguru mwibereshinga umuntu amufate abantu bose babagenda. Ibyo ni ibintu bishobora bakunda kuyikoresha kandi cyane abataye Gasanze abavayo abajyayo ni inzira ni nyabagendwa ariko noneho nta konano abari mu ijuru nka gutya umuntu abure na 2 z'ijoro umugezi wa nabi yakwiciramo hariya. Mwihangane. Mama muraho neza? Muraho. Nitwa Muhayimana Julienne ariko ibintu twabonye byabaye indengakamere. Turasaba ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo ko batubungabungira umutekano muri iri shyamba ryanatemwa kubera ko muri iki cyumweru muri ino minsi ku cyumweru nkatwe tuhaturiye mpatuye vuba naramanutse nambuka ngi Gasanze nsanga umwana w'umukobwa bahamwamburiye telefoni hari ubujura bukabije none bigeze ubwo tuhasanga imirambo. Tugize ubuvugizi inzego z'ibanze nazo zigakurura amakuru ariko cyane cyane abashinzwe umutekano badutabara bakaturengera kuko ibi ngibi birarenze muri uno murenge muri kano karere ka Gasabo. Iyi nkuru y'umwana w'umusore uhaburiye ubuzima we wayimenye nk'umuntu utuye hano hafi mu gitondo nabyutse hari abantu bari bajyanye isombe mu isoko tubona baratubwira ati hano epfo tubonye ibintu tubonye umuntu umanitse mu giti ariko tugize ubwoba. Ubwo twese twahuruye n'abantu benshi turamanuka dusanga ahagaze bamumanitse mu giti ntabwo twamwegereye abayobozi bo mu nzego z'ibanze bahise bahaza baratubwira ati ntimumwegere koko ntabwo twamwegereye nabo ntibamwegereye bahamagara umurenge wacu wa Kinyinya ntabwo watinze kudutabara wajira bireba nibwo twagiye kubona tubona polisi ziraje nyine natwe biratuyobera nibwo ubu abantu bateranye tukaba turi kubona imiryango ye naho yaracumbitse ubwo batubwira amakuru nyine bakatubaza ko ataherukaga mu kazi uko murakoze. Yego reka mukomeze kwihangana.